Ikaze mu makuru yacu kuri online nta kinyoma. Uyu munsi Perezida Kagame rero yarakaye. Abantu benshi bumiwe babona imbwirwaruhame yatanze ubwo yarari mwiherero w'abayobozi wiswe ngo umuturage ku isonga. Umuturage ku isonga ariko mu by'ukuri mu magambo, kuko nk'ubu baturage ba Kangondo bimiwe badahawe ingurane ikwiye, bakirukanwa bagafatwa ku ngufu n'abasirikare nk'uko cyuma bivuze, bakajya burana n'urukiko, bakabona n'umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali bakawutsinda nubaha ingurane, hanyuma bagashimutwa nk'aba Ihorahabona Jean de Dieu. Ibi nabari kwemera ko Kagame ari kugenda ngo ajye muri inama yiswe umuturage ku isonga. Ikigaragara ahubwo umuturage inyuma ku isonga. Kagame rero cyatangaje abantu nuko ubwo yagiye hanenga abayobozi cyangwa se abakozi be guhera ku munota wa nyuma mbere kugeza nko ku wa nyuma. Kagame abarenga cyane. Igitangaje rero, impamvu byatangaje opposition cyangwa se abantu batavuga n'ubutegetsi n'abaactiviste, nibwo Kagame tumunenga buri munsi. Guhera ku munsi wa mbere ategeka tumunenga igitugu, kwica uburenganzira bwa muntu, gushimuta abatavuga n'ubutegetsi, kunyuruza, gufungira ubusa, kudatanga ubwisanzure bwo kuvuga, gutanga ibitekerezo, gufata abantu badafite icyo bashoboye akaba ari bashyira mu nzego kubera ko areba ko bazamwubaha gusa atari ubushobozi. Ibyo nabyo tuzagugarukaho hano muri kino kiganiro, kuko ibyo nabyo bitera ikibazo, aho umuntu akora amakosa rimwe kabiri gatatu kane kubera ko abashyize umwanya atazi n'ibibazo birimo. Kagame agomba kureka imirimbanyize kabaho, nibwo azamenya abantu koko bafite passion, bafite akayihayeho ko kuyobora ndetse no gukosora ibitagenda. Kuko uzasanga nka minisitiri bamuterura, wenda tuvuge yarari mu buhinzi, bazamugira uburezi. Uramutse umubajije abajya kurekiritana no kwambaza ngo ibibazo biri mu burezi uzi ni ibihe, hanyuma Kagame agatinyuka akaza kubabaza hariya mu nama ngo gute utazi ibibazo by'ubuzima kandi uri muri ako karere, nuko wamutoraguye mu gisata kitari ubuzima, cyangwa se umuterura atari umuyobozi n'ubundi nakayihaye yari afite kuyobozi aho gushaka abakubaha n'abagukorera gusa. Ibintu rero byabatangaje cyane, ariko turagaruka ku kintu kimwe nubwo tutavuga rumwe na Kagame. Hari ikintu kimwe yavuze kirumvikana. Kera mu minsi yashize habaye case ya Karongi, umudamu rero wari utwite aragenda ajya kwivuza ku kigo nderabuzima. Agezeyo basanga ngo mituweli ye ngo ntago yuzuye, aho kugira ngo bamuvure kandi amerewe nabi bamusubizayo ngo ajye gushaka uko bayuzuza. Uwo mudamu yagezeyo rero ahita apfa, urumva yapfanye n'umwana. Ibyo bintu rero byo gufata abantu nabi cyane, umuntu akaba ari ku murongo w'ubuzima agiye ameze nabi ukanumwitaho ukajya mu byanga by'amafaranga, icyo ni ikibazo gikomeye abanyarwandakazi. Ariko cyerekana no kubura ubumuntu, cyerekana no kubura ubumuntu akenshi bizanwa na FPR inkotanyi, kuko ibya FPR ni ubugome gusa. Ubwo rero muri rusange Kagame yabigarutse aravuga ati ibyo ntabwo ari ukurangarana umuntu, ahubwo ni ubwicanyi, mubikurikirane. Aha rwose Kagame turumvikana, nabera mbonye aho twumvikana. Aha turumvikana rwose, abantu nibakurikiranwe, niba ari ngombwa banahanwe, kuko ibintu byo kurangarana abantu mu kaga warangiza ukaza kwivugisha ngo urabona ibyo bintu ntako bikwiriye. Kagame rero uyu munsi yari yabaye imirimbanyi. Hari akantu kansekeje, igitugu nawe yakiburira. Kagame yabonye abantu bari kuganira umugore n'umugabo ariko uvuga ati muransuzuguye basha nimuhaguruke. Ni nka bya bindi by'umwarimu muri classe. Ndibutse ko abaturage b'abayobozi bateraniye mu kigo cya gisirikari, ntawakwijyaga rero ko Kagame yahita ategeka bakabayora bose, ashatse yanabafunga mugani. Nta burenganzira bafite. Reka Kagame rero mu kurakara kwe yabarakaranye, ariko Kagame arabizi ko rwose ibintu birameze nabi cyane. Ubutegetsi bwe muri marembera kuko inteko z'uburwanya zimaze kuba nyinshi cyane. Twabwiye ku munsi w'ejo yitwa National Council for Democracy in Rwanda yavukiye muri Amerika, bishoboka ko yamenashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kagame arabizi ko muri Congo ntabijya imbere, M23 irimo irafungwa. Biravuga ko abasirikare bakuru bagera muri 2 bayoboye inzego nk'ebyiri za M23 bifungiye ku giti cyabo.
bari gukekana rero ko Tshisekedi yabashizemo inasi. Aha rero reka tutarava muri ayo makuru n'ibya Kagame, tubabwire ko nyuma y'igihe kirekire Kabila Joseph yageze aho yemerera itangazamakuru avugana naryo. Ikinyamakuru Libre Belgique rero cyo cyaje no kimuha mikoro, maze Kabila si ukwivayo ati rwose Tshisekedi n'umunyagitugu araguhindura itegeko nshinga, says umuperezida wewe w'imyaka 18. Tshisekedi ntabwo arageze 8 ariko umunyaziro ni koko. Hanyuma arangije ngo ibintu bya balkanization ngo yahubwo sudanization. Twibutse ko Sudani yacyari igihugu kinini cyane. Iyi Sudani y'amajyepfo hora barwanira uburenganzira bwabo, ariko mu by'ukuri harimo amahanga ashaka kukatamo kugira ngo peteroli ya Sudani babone uko bayishiraho amaboko. Museveni nawe yarabiri inyuma ni nayo mpamvu Museveni ari ufite ijambo muri Sudani. Kabila tarashaka sudanization rero, abakongomani ati fura katu urakahambirwa wanyana yimbwa we waratugamba n'imyaka 18 yose ukorera abanyarwanda, ukorera mu nyungu z'u Rwanda, none tubonye n'umuyobozi mwiza Tshisekedi rukuza guteka imitwe hano katsindwa we. Ngaizo komantere z'abakongomani rero kumbuga nkoranyambaga, Kabila se mama munabaye perezida akaba ari munyeshyamba none atangiye kwihishahisha, ibizagenda bite? Ariko iki ni ikibazo gikomeye abanyarwandakazi, bakongomani, banyamusi, namwe banyarucuru, namwe banyamurenge. Ni gute umuntu aba perezida imyaka 18 yashira akaza akajya mu nyeshyamba? Imagine n'amamiliyari afite, ukibaza ngo uyu umuntu akarwanya M23 akaza gukorana. Ikibazo cy'ibigwari byo muri M23 ni ikibazo gikomeye cyane. Ni gute M23 2013 Kabila yarwanye n'abakabirukangana, kica abana, akica abagore kugeza batsindwe bagahungira za Uganda na za Rwanda, ariko bakari wamurinze sha. Umva ibintu nago twe turyiminwa. Kabila rero arataka ngo Tshisekedi agiye guhindura itegeko nshinga, nyamara byahebyo kajya kwa ubuteka mutwe bwo mu rwego hejuru bukakaye cyane. Ngayo nguko ni no lie na kinyoma dugutira inyuma kubera rero kakoza nkuriza Charles Kenisi yasogongeye ku karengane, maze ikipe Gasogi kubitwa magana amande menshi bamuca miliyoni. Uyu muvuzanduru wa FPR Inkotanyi asanzwe azagatoka ibigarasha ngo ni Nyarwanda ngo niki twavuga akarengana, akaza ati mwe muravuga akarengane hano mu Rwanda ni mahwi. Ngaho rero ribe mahwi bagutere maga, niyo mara kugutera maga ahubwo barabuca amafaranga. Niyo TV1 igende. Akarengane kuri umwe rero, akarengane kuri bose ntibakababeshye. Naga akarengane kajya kaba ahantu hamwe gahora kagenda. Ngayo nguko ngayo nguko rwose. Kagame rero yagufatiye Rubingisa, guverineri w'intara y'Iburasirazuba, amubaza ikibazo cya Muvumba. Guverineri ry'iminwa amukubitira mu gafuka, induru ziravuga ntibizasubira. Yagufatiye Jimmy Gasore, minisitiri w'ibikorwa remezo, nawe akubita hasi. Agufatira n'abandi bantu benshi. Kagame uyu munsi rwose wagira ngo ntabwo yari yoroshye, ariko ni mu gihe kuko ibifobagane. Harya irindi zina yabahaye nirihera, yabwiye ngo ubwirasi yakaga ntabwo abantu bawe birata, ni bifobagane. Ariko n'ubwirasi ni nawe ubutera, kuko iyo babwira ngo twageze ku bintu, u Rwanda ni urwa mbere iki ngo umujyi wa Kigali ngo rifite isuku, whatever ibintu bya fake cyane nazi naho biva. Mu gihe abaturage inzara ibishe n'ibiki byose muri kurata amasuku, muransetsane nawe bikomokaho. Ngo mwere uvuye ukuri rero uturutse bukuru bwirakwiye hose, nubwo abanenze bwose nawe ziri ntoki nk'eshanu zirakureba. Niko opposition twe tubibona, kandi turagusaba kwisubira ukagerageza ugatanga ubutegetsi, hakaza undi muntu wenda ni nayo washira ibintu mu mucyo, kuko wowe nyine birumvikana iyo umuntu akora amakosa atanu kandi ari hamwe, aho haba hari ikibazo kandi nawe ufitemo uruhare. Nawe ugomba kwireba ukareba uruhare rwawe mu gushyiraho imitegekere ituma abantu badakora amakosa, kuko ntiwasobanura ko umuntu akora ikosa bwa mbere, irya kabiri, irya gatatu, kandi rimwe ryose ridasubirwaho.
hanyuma wowe ukibona ko wowe umushyiraho, wowe ukibona ko uri umwere gusa ari we umunyamakosa cyane. Ngayo nguko rero ibya Kagame, ibya Kabila ndetse n'ibya Kakoza Nkuriza Charles. Ngayo nguko ndaza guhamagara Mukanyika ubundi ajya kubitira inyuma ku bintu we nabonye ushobokana n'inkotanyi. Ngayo nguko rero Uwiteka bane namwe, bye bye.